ibyo bintu baba barabyirinze abatabashije kuza kuri ayo malisite, kuko iyo ni lisite ntoya, ni nk'agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'amakampani ari muri Maine. Gusa barahari nzi cyane, n'amakampani amwe nakozemo arahari, batari kuri lisite rwose, bariho abanyarwanda benshi nabo ku isi amaso mbona bafite amakampanizi arenga muri 6 y'abanyarwanda nzi. Gusa nyine impungenge zo rimwe na rimwe nk'umuntu ushobora kuvuga ati waba ndeba ubundi buryo mu minsi iri imbere, you never know, ariko nta bibazo bihari cyane mu bastaff bakora muri zino companies. ahubwo abantu bibazaga kuri Karomba niwe umusitari uzwi cyane, bavuga bati ko tutamubonaho kuri ayo malisite. Ya nibyo kuri iyo liste yashyizwe hanze, ntawuriho, nta kampani ye ntabwo iriho. Byose rero bikanajyana exactly n'uburyo ki abantu baba barubatse business zabo. Uyu ni umwe mu banyarwanda baba muri leta ya Maine utubwira ibijyanye n'iyi nkundura yo guhiga bukware abantu bakora mu mazu afasha abantu bafite autism ndetse n'abafasha abarwayi, abakuze. Aya mazu yose yita ku bantu, akora serivisi za caregiving. Hari umwuka uteye ubwoba abantu b'abimukira bafite muri iki gihe, by'umwihariko baba muri Amerika, kubera iyi ICE. Twaganiriye n'umwe mu bantu bigeze kuba abanyamakuru, yakoze kuri Isimbi TV, akora no mu bindi bitangazamakuru bitandukanye, atubwira umwuka uhari muri Maine, by'umwihariko muri iki gihe havugwaga ko ICE irimo ikora umukwabo muri iyi leta. Ku musozi w'ikiganiro hari ikibazo abantu benshi bakomeje kwibaza, tuza kumubaza tukamumenyesha ibanga, atwihanganire. Kuki Karomba Gaël atagaragara kuri uru rutonde? Kuko Karomba bizwi ko afite amazu menshi cyane muri Maine. Araza kutumenera ibanga y'impamvu atagaragaye kuri uru rutonde, ariko nanone hitezwe ibintu byinshi cyane kuvaho uru rutonde rusohoke, kuvaho izi tweets zagiye hanze, izi ntonde mwese mwazibonye ziriho amazina y'abanyarwanda bivugwa ko banyereje amamiliyoni n'amamiliyoni muri leta ya Maine. Reka tuganire nawe tubwire uko abanyarwanda bameze ubu, uko bimeze. Nawe asanzwe akora muri aya mazu, ariko igitangaje nuko avuga ko nawe hari amazu arenga 6 yabonyeho yakozemo. Natangiye ikiganiro mubaza uko umwuka umeze, niba nta bwoba bafite, ndetse nuko abanyarwanda bari kwitwara. Niko kazi dukora. Hari n'abanyarwanda benshi bagakora, bafite amakampani akomeye azwi, afasha abantu benshi, atunze abantu benshi. Kugeza ubu rero hari havutse umwuka mu minsi ishize usa nkaho wakuruwe kuri social media, kuri Twitter niho byari byavuye. Bamwe bakabyuriraho basa nkaho bagaragaza ko hari ikibazo kidasanzwe gufunga amakampani nk'ibigize kuba wenda za Arizona. Abanyarwanda muri Maine, uri muri Maine, tubwire nta bwoba mufite, bimeze bitahunga muri Maine? Muri Maine tumeze neza nk'ibisanzwe, urebye ntabwo badufite vraiment, ubuzima burakomeje, nta kintu kidasanzwe ndi kubona, usibye wenda ICE niyo twari dufitiye ubwoba muri iyi minsi. Mu mihanda nta muntu ucaracara? Mu mihanda mu minsi ishize, ngira ngo nk'icyumweru gishize, nibwo wabonaga abantu bamwe na bamwe basa nkaho bari kuguma mu mazu, ariko hari official statement yasohowe na senateri uyu munsi ibwira abantu bo muri Maine ko operation yakorwaga yo gufata abantu mu mihanda na hehe yahagaze. Ubu ngubu byose abantu batangiye gutuza, bazajya bakora operation zisanzwe mu buryo busanzwe bunyuze mu mucyo, ariko atari bya bintu byo gufata abantu. Nta bwoba mufite wenda abanyarwanda ko byaba nk'uko muri Minnesota byagenze bakarasa n'iki bintu nk'ibyo? Ukurikije isura n'ishusho byari bifite mu minsi yashize, wabonaga ariho bishobora kuzagana mu minsi iri imbere,
ariko bitewe n'uko bisa nk'aho urebye no muri Minnesota byasa nk'aho byahagaritswe, no muri Maine niko bimeze, cyane ko nk'uko ubizi harimo abanyarwanda benshi n'abarundi n'abandi benshi baturuka muri East Africa no muri Africa, kenshi hano Maine isapotinga muri bumwe cyangwa ubundi. Urumva hari abantu benshi, hari umubare munini bari bafite ubwoba, ariko kugeza ubu ngubu umwuka umeze neza. ukora muri aya mazu y'abarwayi. Ibi bintu abantu bose barabizi ko wenda hari abanyarwanda bari muri izi bizinesi, birazwi aho ngaho muri Maine. Yego. Niko kazi dukora. Hari n'abanyarwanda benshi bagakora, bafite amakampani akomeye azwi, afasha abantu benshi, atunze abantu benshi. So kugeza ubu rero hari havutse umwuka mu minsi ishize usa nk'aho wakuruwe kuri social media, kuri Twitter niho byari byavuye. Bamwe bakabyuriraho basa nk'aho bagaragaza ko hari ikibazo kidasanzwe gufunga amakampani nk'ibigize kuba wenda za Arizona, ariko wabyitegereza yaba kampani ubwazo ndetse nanareba mu official statement akorwa wenda n'ababishinzwe, ugasanga nta bihari. Ni ibintu nyine wenda by'umujournaliste yakoze investigation ku giti cye, ariko ntekereza ko bitaraba official ngo hari abo bari gukora investigation mu buryo buri official mu by'ukuri ku bijyanye no kuvuga ngo hari ibinyerezwa ry'amafaranga n'iki. Nta kintu navuga yuko gihari kiri officiel, bitaremezwa ngo hari statement itangwa n'ababishinzwe mu buryo officiel, wirinda no kuba wavuga yuko binahari. Ntakumenesheje ibanga, ariko amazina wayasomye, sinzi niba wabibonye. Hari amazina wabonye ukavuga uti wenda hariho boss wanjye cyangwa iki, hariho abantu nzi, hariho by'abanyarwanda wabonye. Yego, barahari ndetse batari bake. Iyo liste nayinyujijeho ijisho, ariko mu buryo bwa confidentiality, ntabwo ari ibintu mu by'ukuri waza ngo uvuge, cyane cyane ko no mu buryo bwo kubungabunga umutekano wa business z'abantu, ntabwo ari byiza ko naba mentioninga mu gihe nta official statement yakozwe n'ababivuga. Gusa barahari nzi cyane, n'amakampani amwe nakozemo arahari, batari kuri liste rwose. Bariho abanyarwanda benshi nabo ku isaha amaso mbona bafite amakampanies arenga muri 6 y'abanyarwanda nzi. Ahubwo abantu bibazaga kuri Karomba niwe umustar uzwi cyane, bavuga bati ko tutamubona kuri aya malisite. Nibyo kuri iyo liste yashyizwe hanze ntawuriho, nta kampani ye ntabwo iriho. Byose rero bikanajyana exactly n'uburyo cy'abantu baba barubatse business zabo, uburyo bakurikiza amabwiriza ndetse na ekonomi yabo, uburyo yubakwamo, ku buryo ibintu byose biba bifite ubusobanuro bwumvikana kandi bufatika. Ntekereza ko nubwo uno munyamakuru yakoze investigation akagira abo amentioninga, ariko byanga bikunze abafite trigger cyangwa se ibintu yaragendeyeho bituma avuga ati aba bantu byagenze gutya na gutya. Rero ibyo bintu baba barabyirinze, abatabashije kuza kuri ayo maliste, kuko iyo ni liste ntoya, ni nk'agatonyanga mu nyanja agerageza n'amakampani ari muri Maine. Ni nka kimwe, sinzi imibare neza wenda ngo mvuge ngo ni ibi, ariho ibiriye rwose ni nka kimwe cya 50, reka mvuge gutyo. Ariko akazi karakomeje, abantu mu mazu y'abarwayi, akazi karakomeje nta kibazo. Umwuka ni mwiza rwose, akazi n'ibisanzwe. Nawe makampani yose nakubwiraga bamentioninze, wenda abagize amahirwe yo kuyabona twirinze kuyavuga, ariko abagize amahirwe yo kuyibona ni ibisanzwe. Nta muntu n'umwe ahungabanyijwe nabyo, cyane yuko buriya na kampani ubwazo nta bantu usibye ko n'amagambo y'ihumure barabwira abastaff, wenda bavuga ati biri kuvugwa n'ibihuha cyangwa iki, abastaff nabo babyumva gutyo bagakomeza akazi bisanzwe, nta mbogamizi ihari. Gusa nyine impungenge zo rimwe na rimwe, nk'umuntu ushobora kuvuga ati waba ndeba ubundi buryo mu minsi iri imbere, you never know. Ariko nta bibazo bihari cyane mu bastaff bakora muri zino companies. Okay. Turagushimiye cyane kuri iki kiganiro duhaye. Murakoze cyane. Turakomeza kubakorera ibiganiro byinshi bivuga kuri Maine. Turaza gukora ubundi busesenguzi turi kumwe
n'umunyamakuru uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'umunyarwanda Paul Hakizimana aza kuza kudufasha gusesengura iby'iki kibazo neza tukaza kubagezaho mu nkuru zacu zikurikira. Ndagushimiye wowe wabanye natwe kuva video itangiye kugeza irangiye, ukomeze ukore subscribe na sharing n'abandi banyarwanda bari hirya no hino bamenye ibiri kuba, kandi ntimugatinye kutugezaho ibitekerezo, mudusharinge natwe tumenye ibyo twaganira namwe, amakuru agiye atandukanye ari kuba hirya no hino aho iwanyu. Ndagushimiye cyane, ciao bye.